turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugubwa neza. Ahangaha tugiye kurebera hamwe amabanga ya Adolf Hitler n'impamvu yatinyaga abihaye Imana ariko akemera Imana. Ese wigeze wibaza impamvu umuntu nka Adolf Hitler washoboraga gutegeka isi mu buryo bw'igitugu ariko akagira ubwoba ku bantu badafite imbunda, badafite n'ingabo, abamonaki ndetse n'abihaye Imana? Ese koko Adolf Hitler ntabwo yemeraga Imana, cyangwa hari ukuri kutavuga benshi batigeze bamenya? Uyu munsi tujya gucukumbura amateka n'amabanga atangaje cyane. Mbere ya byose reka tubanze dusobanukirwe neza Adolf Hitler yari muntu ki. Uyu mugabo yari umunyapolitike wo mu gihugu cy'Ubudage, akaba yarabaye umuyobozi wacyo kuva mu 1933 kugeza mu 1945. Yari umuyobozi w'ishyaka ryitwaga Nazi Party. Adolf Hitler yategekanaga igitugu gikomeye cyane ndetse nta nubwo yahaga abantu uburenganzira bwo kumunenga. Uyu akaba yari afite ubutegetsi bwose mu maboko ye. Icya kabiri ni uko uyu mugabo azwiho gutangiza intambara ikomeye ku isi. Niwe watumye haba intambara kabiri y'isi. Icya gatatu azwiho, uyu yakoze jenoside ikomeye cyane. Adolf Hitler niwe wateguye iyicwa ry'Abayahudi n'abandi benshi mu byiswe Holocaust. Aho hakaba harapfuye abantu barenga miliyoni 6 b'Abayahudi. Icya kane yari afite ingengabitekerezo y'ivangura. Uyu mugabo yizeraga ko Abadage aribo abantu b'agaciro kurusha abandi bose akabafata nk'abatagira agaciro. Reka turebere hamwe uyu mugabo yari umuntu umeze ute. Yari umuvugizi ukomeye cyane, akaba yarakundaga kuvuga imbwirwaruhame zikomeye cyane zigakurura abaturage bigatuma bumva neza ibyo yavugaga. Yari umuntu ufite intego ikomeye ariko mbi. Uyu yari umuntu wakoresheje ubwoba n'urwango kugira ngo ategeke. Akaba kandi yari afite ibitekerezo bikabije, ibyo twakwita nka extremist ideology. Hitler yari umuyobozi ukomeye mu mateka ariko wanagize uruhare rukomeye mu byago bikomeye byabaye hano ku isi. Aha niho benshi bahita bibaza ikibazo ngo ese umuntu umeze atya ashobora ate kuvuga ko yemera Imana? Ese koko birashoboka? Ni gute umuntu nka Adolf Hitler wateje intambara kabiri y'isi akanagira uruhare muri Holocaust cyangwa se jenoside yakorewe Abayahudi ashobora kuvuga ko yemera Imana? Iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi gisaba gutekerezwa neza. Mu by'ukuri amateka agaragaza ko Hitler yajyaga akoresha amagambo agaragaza ko yemera Imana. Yigeze kuvuga ko ari gukora ibyo Imana ishaka, ariko ikibazo si amagambo yavugaga, ahubwo ikibazo n'ibyo yakoraga. Hari abantu benshi bavuga ko bemera Imana ariko ibikorwa byabo bikaba bihabanye n'ukwemera nyako. Icya kabiri, yakoresheje Imana nk'igikoresho cya politike. Hitler yari azi neza cyane ko abantu benshi bakunda Imana. Niyo mpamvu yakundaga gukoresha amagambo ajyanye n'Imana kugira ngo abone uko yigarurira imitima y'abantu benshi. Yashakaga ko abaturage bumva ko ibyo akora bifite umugisha ndetse ubutegetsi bwe bushyigikiwe n'imbaraga zisumba izindi zose, arizo mbaraga z'Imana. Ariko mu by'ukuri yarwanyaga cyane amadini nko mu ishyaka ry'Abanazi yayoboraga. Icya gatatu ni uko Adolf Hitler ukwemera kwe kwari kwihariye. Hitler ntabwo yemeraga Imana nk'uko amadini ayivuga, ahubwo yizeraga imbaraga zisumba byose, akizera ko ubwe afite inshingano idasanzwe ku isi, akaba yariyumvagamo nk'uwatoranyijwe n'Imana. Ibi byose rero byatumaga atekereza ko ibyo akora byose bifite ishingiro nubwo byari bibi cyane.
aha niho abantu benshi rero bayoberwaga bakavuga bati kwemera Imana ntibihagije. Ikibazo gikomeye ni iki ngiki: ese ibyo ukora bihuye n'icyo wizera? Mu gihe cya Hitler amagambo ye yavugaga Imana, ariko ibikorwa bye byari byuzuyemo urwango, ubwicanyi ndetse n'ivangura. Yego, ashobora kuvuga ko yemera Imana, ariko si ukwemera kwa nyako. Ni ukwemera kuvanze n'inyungu ze bwite no gushaka gutegeka abandi. None se wowe ubibona ute? Ese hari abantu n'ubu bavuga ko bemera Imana, ariko ibikorwa byabo bikavuga ibindi? Hari abantu benshi bakomeje kwibaza ibibazo byinshi, bakavuga bati ni gute Hitler yatinyaga abihaye Imana ariko akavuga ko akunda Imana? Ese koko umuntu nka Adolf Hitler wari ufite ingabo zikomeye, akagira intwaro ziteye ubwoba n'ubutegetsi budakuka, kuki yagiraga ubwoba ku bantu badafite intwaro nk'abamonaki, abapadiri n'abandi bantu bihaye Imana? Icya mbere, yari azi ko abihaye Imana badatinya urupfu. Nibyo koko, abihaye Imana benshi ntibatinya gupfa. Mu gihe ingabo ze zatinyaga amategeko n'ibihano, aba bantu bo bari bafite ukwizera gukomeye kuruta ubwoba. Hari abavuze bati gupfa duharanira ukuri biruta kubaho mu kinyoma. Urumva neza ko umuntu udatinya gupfa bigorana cyane kumutegeka. Icya kabiri, abihaye Imana bari bafite ukuri kudashobora kugenzura. Adolf Hitler yashoboraga kugenzura radiyo, akagenzura itangazamakuru ndetse n'amashuri, ariko hari ikintu kimwe atashoboraga kugenzura: umutimanama w'umuntu wizera. Abihaye Imana benshi bakomeje kuvuga ukuri nubwo byatumaga bajya mu kaga gakomeye cyane, ariko bagiraga gutya bakamagana bikomeye ivangura, ubwicanyi n'ibinyoma bya leta. Ibi byose bikaba byari ikibazo gikomeye ku butegetsi bwa Adolf Hitler. Icya gatatu, banze kumuramya nk'Imana. Mu butegetsi bwa Nazi Party, Hitler yashakaga ko abantu bamufata nk'umuyobozi udakemangwa. Mu buryo bwihishe yashakaga ko asa n'ufite ububasha nk'ubw'Imana, ariko abihaye Imana baramwangaga kuri icyo gitekerezo. Bakavuga ko Imana ari imwe gusa, nta muntu ugomba gusimbura Imana uko byagenda kose. Ibi ngibi rero byababazaga Adolf Hitler cyane, bigatuma ahora acura imigambi yo gushaka kubivugana. Icya kane, abihaye Imana bari intangarugero ku bandi bantu abo ari bo bose, kuko bagaragazaga ubutwari, ntibagurwaga ngo bashobore guhabwa ruswa bemere kuyoboka. Nta nubwo batinyaga abandi bantu kubera ko basabanaga n'abantu batandukanye, kandi ntabwo bacuruzaga ukuri. Ibi ngibi byose byaje gutera rero Adolf Hitler umutima mubi, ndetse abona ko byanga bikunda kubayobora bizagorana. Aha niho ubutegetsi bw'igitugu bwatangiye gusenyuka. Mu by'ukuri Adolf Hitler yatinyaga intwaro z'abihaye Imana, yatinyaga imbaraga z'ukwemera kwabo n'ukuri kwabo. Nibyo byari gutuma ubutegetsi bwe bugenda bupfa buhoro buhoro. Aha wahita wibaza uti, mbese ni abahe bihaye Imana bahanganye na Adolf Hitler kugeza bapfuye? Mu gihe cya Adolf Hitler hari abantu bake cyane bagize ubutwari budasanzwe. Aba baje guhagurukira ukuri nubwo bari bazi ko bishobora kubatwara ubuzima bwabo. Reka duhere kuri uyu nguyu wa mbere witwa Maximilian Kolbe. Uyu yari umupadiri wo muri Polonye wafashwe n'abanazi ajyanwa mu nkambi yitwaga Holocaust. Umunsi umwe umusirikare w'abanazi yahisemo abantu 10 bagombaga kwicwa bazira undi muntu watorotse. Umwe muri abo bantu yatangiye kurira avuga ati, mfite umugore n'abana, nimumbabarire nimunyice. Icyo gihe Kolbe yahise ahaguruka aravuga ati,
nimumureke njyewe mumfate hanyuma munyice mu cyimbo cye. Yapfuye yishwe azira undi muntu. Ibi ni nk'uko umwami Yesu yemeye gupfira abantu bose batuye isi kubera ibyaha byabo, yemera kubyishyiraho. Uwa kabiri ni uwitwa Dietrich Bonhoeffer. uyu yari umupasiteri w'umudage wanze gushyigikira ubutegetsi bwa Hitler. Yavugaga yeruye ko ibyo Hitler akora ari bibi cyane, anagerageza gufasha abatotezwaga guhunga. Umunsi umwe yarafashwe aza kwicwa mu 1945. Amagambo yazwi cyane n'aya ngaya: guceceka imbere y'ikibi ni ukugishyigikira. Uwa gatatu ni uwitwa Edith Stein. Yavukiye mu muryango w'Abayahudi, nyuma aza kuba umubikira. Nubwo yari azi ko ari mu kaga gakomeye, uyu nguyu yanze guhunga. Icyo gihe yarafashwe ajyanwa mu nkambi z'urupfu, yicwa mu gihe cya Holocaust. Uyu yaravuze ati, niteguye kwakira icyo Imana ishaka. Aba bantu bose mu by'ukuri icyo bari bahuriyeho, yaba uyu mupadiri akaba umupasitori ndetse n'uyu mubikira, bose bari bafite ikintu kimwe gusa: ntibatinyaga gupfa bazira ukuri. Isomo rikomeye cyane ahangaha, mu gihe Hitler yari afite ingabo, akagira imbunda, akagira ubutegetsi, hari abantu bari bafite ukwizera, bakagira ubutwari ndetse n'ukuri, kandi nubwo bishwe, amateka yabahaye icyubahiro kirenze icyo Adolf Hitler yigeze kugira kugeza na n'ubu. Ese wabasha guhagarara ku kuri nubwo byagutwara ubuzima? Cyangwa wahitamo guceceka ugakiza ubuzima bwawe? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi ntuzibagirwe gukora subscribe ku Cyumba cy'Ibitekerezo TV, kuko inkuru zikurikira zizarushaho kugutangaza. Nge ndi umugaragu w'Imana n'abantu, Emmanuel Nshimiyimana. Komeza ugubwe neza aho uherereye hose. Icyumba cy'Ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira Icyumba cy'Ibitekerezo TV buri munsi.